Ariane na Tommy baba bibereye muri salo romance ziri guca ibintu. Igihe rero rwose bari bishimye bibereye mu bihe byabo byiza, bagiye kumva bumva umuntu arabasuhuje dore ko atari yigeze anakomanga. Uyu rero ni Jeremy, uyu rero akaba ari inshuti magara ya Tommy. Hanyuma rero yarabasuhuje bose bahita bamureba, ariko nyine bakimureba bose barikanze. Tommy we yatunguwe n'ukuntu uyu musore yinjiye atigeze akomanga, naho rero Ariane yatunguwe no kubona uyu musore hano. Naho rero Jeremy yahise avuga ati Ariane se hano? Tommy ati none se muraziranye? Bose rero habuze uvuga, ariko Jeremy yahise amubwira ati ngwino nkubwire. Baragiye rero bajya hanze, ariko nyine Ariane we yasigaye afite ubwoba yikoreye amaboko ati noneho ndapfuye, ibyanjye birarangiye, gute Jeremy yagera hano? Ababo rero bagiye hanze, maze nyine Jeremy ahita abaza Tommy ati gute uri kumwe n'umugore wanjye ndetse mukaba muri no gusomana? Tommy rero yarasetse ati ariko wajya ugabanya imikino koko, umugore wawe se byaba ari mu buhe buryo? Abasheri bawe bose ndabazi. Naho rero Jeremy ati ahubwo Imana ishimwe nyine ko nabyibuka ko ngira abasheri benshi, uriya rero ni umwe muri bo. Naho Tommy ati byashoboka bite se ukaba utarabimbwiye? Jeremy ati narabikubwiye, kereka niba utabyibuka. Uribuka umukobwa nakubwiye twagiranye ibihe byiza ku buryo nyine yari atangiye kunyibagiza abandi bakobwa bose? Niba rero umwibuka rwose, umukobwa wari warantwaye umutima, umukobwa wanshimishaga nuriya nyine. Tommy rero yahise atangira kwibuka nyine ukuntu bagiranye iki kiganiro, ari kumutera story z'uyu mukobwa, ariko ntabwo yari azi ko ari uriya. Naho rero Tommy ati nizere ko rwose ibyo bintu uri kumbwira atari ibya nyabyo. Nizere ko Ariane fiance wanjye twitegura gukora ubukwe utwite imfura yanjye ataba ari we wambwiyeho ibintu bingana kuriya. Nizere ko rwose atari we, kubera ko byambabaza cyane, ndetse rwose naba narakoreye ubusa. Igihe cyose tumaranye naba narataye igihe. Tommy rero yakomeje abwira Jeremy ati uriya mukobwa twarahuye, duhana nimero, turamenyana, maze rwose biza kugera aho ngaho ntangira kumukunda, kandi rwose ndamukunda cyane. Ariko nanone umukobwa wowe wigeze kumbwira ibyo mwakoranye, ni ukuri ntabwo nakwifuza ko rwose yambera umukunzi. Ikirenze kuri ibyo, nta nubwo nakwifuza ko yaba mama w'imfura yanjye. Naho rero Jeremy ati ibyo rero byose wumvise n'ibindi ntabashije kukubwira, ibyo byose rwose nkubwiye ni uriya mukobwa nyine, uriya muri kumwe. Tommy rero umujinya waramwishe, maze ahita abwira Jeremy ati ndavuze ngo mvira mu rugo kandi ntuzigere wongera kuhahingutsa ibirenge. Yinjiye mu nzu rero agenda nyine akubita ibyugi, nyamara Ariane wari wicaye mu ntebe yataye umutwe nawe yumvise ari gukubita ibyugi, maze rwose ahita amenya ibyabaye. Yarahagurutse yatangiye no kurira, maze ahita abwira Tommy ati sheri, ntabwo rwose nzi ibintu Jeremy akubwiye, ariko ibyo akubwiye ibyo ari byo byose umenye ko ari ibyo muhashize. Umenye ko rwose uriya musore ari umu ex wanjye, kubera ko wowe ndagukunda kandi nyine ni wowe hazaza hanjye, ndetse ni nawe nkunda uyu munsi. Uriya ni uwo muhashize. Tommy rero yaramwitegereje, amagambo yari yamushiranye ivuga, maze ahita amubwira ati yaba umu ex cyangwa se ataba umu ex, nkurikije ibintu numvise n'amatwi yanjye, ntabwo nakwihanganira kugumana nawe igihe cyose wagiranye ibihe byiza n'inshuti yanjye. Ntabwo rwose byashoboka. Naho rero Ariane atari ko waba undenganyije rwose, kubera ko sinari nzi ko ari inshuti yawe, ikindi kandi njye nawe twari tutaramenyana. Waba rero rwose undenganyije. Naho rero Tommy ati ntabwo nabyihanganira, ndumva ntashaka no kongera kukureba mu maso. Ndumva ikintu cyaba cyiza ari uko wafata buri kimwe cyose maze ukamvira mu rugo. Ndumva imishinga yose twari dufitanye yahagararira hano. Ariane rero yatangiye gutakamba asaba imbabazi, ariko nyamara Tommy ntabwo yari ari kumwumva. Ariane yagiye kumukoraho, maze Tommy ahita yigirayo. Wabonaga bisa nkaho rwose
Ariane yahindutse igisimba namukoraho ari bumurye. Ariane rero yarikanze maze Tommy ahita amusiga muri salo ati nakubwiye ngo ufate buri kintu cyawe cyose maze umvire hano kuko sinakwihanganira rwose kukubona no kugutekerezaho nkurikije ibyo inshuti yanjye yambwiye. Uyu munsi rero baraye batavugana kubera ko nyine uyu mukobwa yari amaze iminsi hano, kubera ko nyine Tommy yari yaramutumyeho kugira ngo aze batangire bapange iby'ubukwe bari kumwe, kubera ko nyine umwanya wabaga ari mutoya. Mu gitondo rero Ariane yarabyutse ategura amafunguro nk'ibisanzwe. Tommy rero nawe yarabyutse aritegura maze agiye kujya ku kazi. Ariane wari uri muri salo yaramuhamagaye ati mukunzi, none se ntabwo uri bufate ibya mu gitondo? Tommy yarahindukiye aramwitegereza ariko ntiyagira ijambo na rimwe amubwira. Ariane ati sheri, ntabwo uri bufate ibya mu gitondo kandi ko nateguye ya mafunguro ukunda? Tommy yahise amubwira ati ikintu cyonyine nifuza ni uko ndi bugaruke ntagusanga hano, kandi ibyo bintu simbisubiremo kuko sinifuza kongera kukubona, ngaruke nsanga wagiye. Yahise yisohokera. Naho rero Ariane yahise atangira kurira, agahinda karamwishe maze abona ko rwose umukunzi we akomeje atifuza kumubona. Naho rero ku rundi ruhande mu rugo iwabo wa Tommy bari bari kwitegura, kubera ko Tommy yari yarababwiye ko agiye kubazanira umukazana. Imyiteguro rero yari irimbanyije. Mama wa Tommy yari kubwira papa we ati ndumva nashyushye, ndumva rwose atari njye nzabona mbona umukazana. Noneho iyo umuhungu wacu ari kumuvuga uba wumva uriya mukobwa ari marayika neza neza. Uriya munsi rero nzategura buri kimwe cyose, nzakora ibishoboka byose ku buryo abantu batazatunyuzamo ijisho, kubera ko bizaba ari ibirori bitazigera byongera kugaruka. Uriya ni umwana wanjye umwe rukumbi mfite, ngomba gukora buri kimwe cyose. Rero nzamutegurira ibyo akunda ndetse n'ibindi byose, nzamubaza kandi n'ibyo umukazana wanjye akunda kugira ngo nabyo mbitegure. Ndumva atari njye nzabona uwo munsi ugera. Naho papa wa Tommy ati ndabona rwose warashyushye, uretse ko nanjye mfite amatsiko yo kubona umukazana wacu, umuhungu wacu. Ntabwo rwose ibintu by'abakobwa byari ibintu bye. Umukobwa rero yagiye kwemera ndetse akaba yirirwa amutaka nk'uko yirirwa amutaka. Birumvikana ko ari umukobwa udasanzwe. Bari bari kubiganiraho rero ibyishimo ari byose. Icyo batari bazi ni uko ishyamba ryari ryahiye kwa Tommy, ibintu rwose byari byabaye ibindi bindi. Naho rero kwa Tommy we rwose akimara kujya ku kazi nyuma y'amasaha makeya, n'ubundi Jeremy yarongeye araza kuko yari abizi neza yuko Tommy yagiye ku kazi. Ariane rero akimukubita amaso yahise amubwira ati ariko nkawe ubundi uranshakaho iki ko wagira ngo ushita neza neza yanziye mu buzima, nk'ubuje gukora iki hano? Ibyo warabikoze ntabwo bihagije, ugarutse kandi kongeramo. Naho rero uyu musore Jeremy ati ndaje nyine kubera ko nari ngukumbuye, kukubona hano byantunguye, ariko nanone nifuzaga nyine kuza kukuvugisha igihe nyine Tommy adahari. Ariane rero yahise amubwira ati ibibazo byose nahuye nabyo byari kubera wowe, si wowe wagiye ukabura se? Sinagutegereje nkakubura. Naho uyu musore ati naragiye nyine njya mu mahanga, hanyuma telefone yawe ndayibura, niyo mpamvu ntigeze nguhamagara. Ariane ati uzi ukuntu nataye umutwe, uzi ukuntu nagutegereje igihe kinini, none n'igihe niboneye umukunzi, igihe nigiriye mu rundi rukundo, narwo urumva ushaka kurwangiza. Kubera icyo udashaka ko nishima? Kubera iki ibyishimo byanjye utabikeneye? Wanyimye ibyishimo, none n'uwari uri kubimpa nawe urashaka kubinyambura. Jeremy ati ni ukuri ntakubeshye byankomerekeje umutima kubona yuko umuntu muri gukundana ari inshuti yanjye magara, noneho yambwiye ko yaguteye inda. Numva ndapfuye neza neza kubera ko njyewe ndacyagukunda. Rero rwose ndumva nyine nifuza ko njye nawe twakongera tugatangirira aho twari twarasubikiye. Ariane yaramwitegereje atari ku wundi wa muhungu we, ufite ikihe kibazo? Mu by'ukuri uruzuye neza cyangwa hari ikindi kibazo ufite? Ubundi se niba warataye nimero zanjye, ayo ni amakosa yanjye ku buryo waza ugasanga nibereye mu rukundo nimereye neza nishimye, ariko bikarangira ubyishe? Hanyuma se iyo utaza kuvuga ko njye nawe turi aba ex, urakeka hari ikibazo nari kugira? Ariko nyine
kubera ko iyo utanteje ibibazo utanyurwa, kubera ko iyo utambonye mbabaye utanyurwa, ubu ngubu rwose nari maze kwishima. Niyo mpamvu uje ibintu byose ukabizambya. Niba hari umuntu ntifuza kuzongera kubona kuri iyi si ni wowe. Icyampa rwose njye nawe tugatandukana burundu, ku buryo ujya ku mpera z'isi nanjye nkajya ku zindi mpera, ku buryo njye nawe tutazongera guhurira no mu nzira tugenda. Jeremy ati mukunzi, rwose mbabarira wimbwira ibyo bintu kubera ko uri gukomeza kumbabariza umutima. Njyewe ndagukunda kandi ndagushaka mu buzima bwanjye. Akivuga ibi noneho Ariane yumvise abaye nk'usaze, yaramufashe maze atangira kumusunika amusohora. Ati sohoka hano, kubera ko hatinze watuma nkora ikintu nzicuza ubuzima bwanjye bwose. Ndi kumva kireka ndamutse ngufashe mu ijosi nkakuniga. Mbabarira rero ugende rwose ntarakora ikintu kibi. Yakomeje kumusunika maze nyine Jeremy aragenda. Ari gusohoka rero ubona rwose agahinda kamwishe kubw'ibyago yahise ahura na Tommy nawe ari kwinjira mu rugo. Tommy akimukubita amaso noneho yumvise nk'ibisazi bimurenze, yumvise umujinya umwishe maze ahita afata uyu musore mu ijosi. Yahise amubwira ati kandi wancunze ko nsubira ku kazi kugira ngo ugaruke wowe n'umugore wawe mwongere mukomereze aho mwari mwarasubikiye se? Uyu musore rero yaracecetse. Naho rero Tommy ati mbwira. Jeremy atari kuriya ni umukunzi wanjye, sinzi impamvu wamfata mu ijosi gutyo, sinzi impamvu wandusha kurakara, kandi mu by'ukuri ari njye nakabaye nkurakarira kubera ko nyine wantwariye umugore. Uriya ni umugore wanjye kandi rwose ntabwo azigera nyibagirwa. Ndabizi neza ko ankunda kandi nanjye ndacyamukunda. Noneho kano kanya Tommy yabaye nk'usaze neza, yumvaga bari kumwongerera ibisazi. Yarakomeje aniga n'umusore, inki zitangira kuvuga. Yahise ahamagara umuzamu ati urabona iri tungo rimoka? Ubwo nyine ibyo yavugaga muri kuryumva, we yabivugaga mu mazina yabyo nyine. Ati niwongera kurireka rikinjira muri iyi nzu uzahita umenya ko akazi kawe ukabuze. Bahise rero bamusohora bamushyira inyuma y'igipangu, maze Tommy yinjira yarakaye. Noneho yarebye Ariane yumva noneho ukuntu yari yamurakariye byikubye, kubera ko yatekerezaga ko abo bombi babivuganye bakavugana yuko nyine Tommy yagiye ku kazi, maze uyu musore akongera kuza kureba Ariane. Ndetse rwose yanatekerezaga ko bashobora kuba bakoze izindi gahunda kandi zikomeye. Tommy rero akinjira mu nzu yinjiye ari guhamagara Ariane. Ariane rero yari ameze nk'umuntu wavuyemo umutima. Iyo yumvaga ijwi rya Tommy gusa yahitaga atangira gutitira maze agatangira kudidimanga, mbese ukabona rwose ntabwo atuje. Yaramuhamagara rero maze ataza yiruka amubwira ati none se mukunzi, ngutegurire amafunguro se urayafatira hano cyangwa nyagutegurire mu cyumba? Naho rero Tommy ati mbwira, ariko ubundi wararezwe? Kubera ko niba waranarezwe nta burere rwose wigeze ubona. Ndifuza kumenya umuntu waguhaye uburere, kuko ntabwo wakabaye ukora nk'ibyo ukora. Ibintu ukora ntabwo ari iby'umukobwa warezwe. Noneho wanyubahutse kugeza naho uzana iririya habara ryawe mu rugo iwanjye. Byasabye umwanya muto gusa wo kugira ngo njye ku kazi, kugira ngo utekereze ko ugomba kumuhamagara maze mugakomeza gahunda zanyu. Noneho se kandi gahunda mwazikoreye hehe? Mu cyumba cyanjye se, muri dushe, muri saro, mu gikoni? Gahunda mwayikoreye he noneho? Naho rero Ariane ati rwose nta gahunda twigeze dukora, nta kintu na kimwe twakoze. Uyu musore ati ceceka, kubera ko n'ubundi ntabwo ukwiriye kuba mu rugo, wowe ukwiriye kuba ku muhanda. Ntabwo rwose ukwiriye kubana n'abantu. Ndi kumva ntewe ikimwaro no kuba naragukunze. Umunsi twahuriyeho uvumwe, kuko ntabwo nakabaye naramenyanye nawe. Hanyuma rero ndifuza ko umvira mu rugo, kubera ko nutahava ndakwica. Ariane rero yitegereje uyu musore maze abona afite uburakari atigeze abona afite habe n'umunsi n'umwe. Mu masaha y'ijoro rero Ariane yasanze Tommy mu cyumba maze aramubwira ati nukuri mbabarira rwose, ariko ndakwizeza yuko nta kintu cyabaye. Uriya Jeremy ureba n'uhahise hanjye ni umuyegise wanjye, nta kindi kintu kiri hagati yanjye nawe. Naho rero Tommy
ati hoya ntabwo rwose ari umu ex wawe, ntabwo ari uwahahise, ahubwo nyine n'ubu ngubu muracyari kumwe. Hanyuma rero ikigiye gukurikira ndifuza yuko iyo nda utwite wayikuramo kubera ko ntabwo iyo nda ari iyanjye. Ariane rero yahise yumirwa, yahise asimbukira hejuru ati inda ntwite, ati Imana ibyo bintu rwose ibindenze. Yahise afata ku nda yumva nagize ubwoba, ari gutekereza ko uyu mwana uri mu nda ashobora kuba yumvise ibi bintu papa wavuze. Ariane yaramubwiye ati uyu mwana ntwite ni uwawe rwose kandi 100%. Ikindi kandi niba ngewe waranyanze wabimbwira ko wanyanze, ariko ntabwo wabizanamo umwana wacu. Ntabwo nifuza kwikora mu nda amaraso yanjye ya mbere, ntabwo rwose nayambura ubuzima. Uyu mwana ni imfura yanjye, sinshobora rero gukora ibyo bintu. Tommy rero ati sinzi uko uzabigenza, ibyo birakureba, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko rwose uwo mwana atari uwanjye habe na gatoya. Ikindi kandi iyo nyine ibintu byabaye biza kuba byarabaye hagati yawe n'undi muntu, nari kumva ntacyo bitwaye, ariko kuva byarabaye hagati yawe n'inshuti yanjye magara, ntabwo rwose nshobora kubyihanganira. Tommy rero yakomeje amubwira ati ndashaka yuko umvira mu buzima, ndashaka rwose kugenda ukava hano. Naho rero uyu mukobwa ati none se ko bizi ko akazi nakoraga wakankuyemo, ko ibintu byose bisa nkaho rwose byahindutse, urumva ndi buve hano maze nkajya hehe n'uyu mwana ntwite? Naho rero Tommy ati ndaguha amafaranga menshi bishoboka byose, maze ugende wiyiteho ndetse n'uwo mwana wawe, kubera ko ngewe ntabwo mukeneye. Ariane rero yahise amubwira ati none se utekereza ko ndi hano kubera amafaranga? Nta mafaranga yawe rwose nkeneye, ngewe ndi kumwe nawe kubera ko ngukunda kandi ndagukunda cyane. Ikindi kandi ntabwo rwose nifuza kuzabyara umwana udafite papa we, nta nubwo nifuza kuzabyara kandi ntarakoze ubukwe na papa w'umwana wanjye. Ubwo rero nta hantu na hamwe ngomba kujya, ngomba kuguma hano kubera ko uri umugabo wanjye kandi uri papa w'umwana wanjye. Naho rero uyu musore Tommy ati ibyo byose wagombaga kubitekereza mbere y'uko ukora ibyo wakoze, mbere y'uko wiyandarika, wagombaga kubitekereza mbere y'uko unkoze isoni. Naho rwose ubu ngubu ntabwo nkeneye kukubona, singukeneye mu buzima bwanjye. Ndifuza ko wamvira mu rugo maze ukagenda, kubera ko niba hari umuntu ntari kwifuza ni wowe. Ariane rero we ntabwo yumvaga impamvu uyu musore yaba yaramurakariye gutya, kubera ko ibyabaye byari byarabaye mu hashize bataranamenyana. Yibazaga niba uyu musore we nta hahise agira, niba nta ex agira, niba ari we muntu wa mbere bakundanye. Ibyo byose yarabyibazaga, ariko nanone kubera ukuntu yakundaga Tommy cyane, nta nubwo rwose yifuzaga kumuvugisha azamuye ijwi. Yageragezaga gucisha make akamwinginga, akamusaba imbabazi, kuko yaramukundaga bya nyabyo, ndetse yifuzaga ko rwose uyu musore yacururuka maze bakongera bakikundanira. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo cya kare, Tommy yarazindutse maze aragenda yinjira mu cyumba Ariane yari aryamyemo. Yahise amufata ikiganza cyari cyambaye impeta maze ahita atangira kuyikuramo ku ngufu. Naho Ariane yarakangutse asanga uyu musore ari kumukuramo impeta, batangiye kuyirwanira, ariko n'ubundi uyu musore yari afite imbaraga nyinshi, yari yamaze kuyimukuramo. Ariane ati kubera iki unkuyemo impeta yanjye? Naho rero Tommy ati ntabwo nakabaye narayikwambitse, ndicuza kuba uwambaye impeta nakwambitse. Yahise rero amuhereza sheke yari iriho $50,000. Ati aya mafaranga arahagije kugira ngo ube wayakoresha wiyitaho, wita kandi no kuri uwo mwana utwite. Gusa uyu mwana yamuvugaga muri terime mbi cyane, ntashaka nyine gusubiramo. Ati ayo mafaranga ndakeka nyine yaba bahagije. Ariane rero yarayarebye maze aramubwira ati ntakubeshye rero nta mafaranga yawe nkeneye, sinzi impamvu mbikubwira ntiwumve. Ikintu nkeneye kiguturutseho ni urukundo gusa, ndetse nyine no kuba papa w'uyu mwana kubera kuri papa we. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko rwose ntateze gusohoka muri iyi nzu, ntabwo nzayivamo icyaba icyo ari cyo cyose. Tommy ati hanyuma rero urashaka guhangana nanjye?
niba ushaka guhangana nanjye uzasohoka muri umurambo. Uyu munsi rero Tommy amaze kwigira ku kazi, n'ubundi Jeremy yarongera agaruka, yarakomanze, umuzamu afunguye abona niwe, yahise amubwira ati urajya hehe, kandi bosi yavuze ko nyine hari igisimba mwitiranwa, ubwo rwose gusa rero nkurikije ibyo bosi yavuze ndabona rwose ubanza ari byo, ushobora kuba uri inyamaswa imoka koko, kubera yuko ibintu ukora nta muntu muzima wabikora. Kubera iki buri gihe uhengera bosi wanjye amaze kujya ku kazi maze ukaza mu rugo rwe? Ese hari gahunda zidasobanutse ufitanye n'umugore we? Naho rero Jeremy ati hoya, gusa hari ikintu narinje kumwibariza ariko ntabwo byari gutwara umwanya munini. Umuzamu ati bosi rero yambwiye kutazongera kwinjira hano ukundi. Jeremy yahise akura mu mufuka maze ahereza uyu muzamu amafaranga. Akiyabona rero yahise atangira guseka maze atangira gucururuka. Yahise amubwira ati genda muri gahunda ugiyemo, ariko nyine rwose muvugane vuba ubundi usohoke, kubera ko bosi agusanzemo yakwica ndetse nanjye akanyica. Jeremy rero yaramushimiye maze ahita agenda, n'ubundi arakomanga. Ariane rero akimukubita amaso noneho yahise arakara, uburakari buramwica. Ati ariko nkubaze wa musore we, ubundi unshakaho iki? Barakuntumye wowe, kubera iki ushaka kunyangiriza ubuzima? Ibibazo wakizemo ntibihagije, urumva ugikeneye kunshyira mu bindi bibazo? Ni gute uri gukomeza kuza mu nzu y'inshuti yawe kandi yarakwiyamye? Ariko ubundi ushaka iki? Ko ibyanjye nawe byarangiye kera, uranshakaho iki? Naho Jeremy ati cururuka rwose, nta kintu kibi ngushakira, ahubwo nyine narindi gutekereza nibaza ukuntu waba umeze. Ndabizi neza ko Tommy yakurakariye cyane, amagambo yakuvuzeho narayumvise, ndi gutekereza ko rero ushobora kuba uri mu mazi abira. Naho rero Ariane ati hanyuma se ibyo birakureba? Ibibazo byanjye n'umugabo wanjye birakureba? Kubera iki wivanga mu bintu byose n'ibitakureba? Wandetse nkakemura ibibazo wanteje, ko rwose numva ntagushaka mu maso yanjye. Jeremy ati ariko njyewe ndagukunda, ntabwo rero nakureka mukomeze kubabarira hano. Ndifuza ko nyine wanyemerera maze njye nawe tukisubira mu rukundo, nkongera nkagutetesha kandi nkaguha n'umunezero. Uyu mukobwa rero acyumva ibi byose kwihangana byaranze, maze abaragiye yazanye inkoni y'amarido. Yatangiye rero gushaka kumuhondagura, ariko nyine agishaka kumuhondagura bahise bumva urusaku rw'imodoka ya Tommy iri kwinjira. Ubwoba bwarabishe maze Ariane ahita amubwira ati noneho ndapfuye neza neza, umva kandi Tommy aragarutse. Uyu musore rero yabonye ko gusohoka bitashoboka kuko Tommy yari yamaze kugera mu gipangu, maze nyine ahita ashaka ahantu ho kwihisha. Tommy rero umuzamu nyine akimara kumufungurira yabonye ubwoba yari afite, maze aparika imodoka ahita amubaza ati wowe kubera icyo ufite ubwoba bungana gutyo, habaye iki? Naho umuzamu ati ntacyo rwose bosi, nuko ahubwo wakomanze nari nsinziriye. Naho rero Tommy ati hanyuma nkwishyurira gusinzira se? Nyamara umuzamu yari ari kwisobanura kuko yumva nyine ihoni rya Tommy yatinye kujya gufungura, kubera ko yari azi ibyo yakoze. Ubwoba bwaramwishe maze abanza gutitira, yarahagaze akajya ananirwa gutera intambwe neza neza. Ubu rero kano kanya yakomeje kubeshya Tommy ko yari yasinziriye, kubera ko ibitotsi byari bimwishe kuko nijoro atajya asinzira, hanyuma agasinzira ku manywa. Tommy ati urabizi neza ko ibyo uri kumbwira aricyo kiri kugutera izo stress ufite? Naho umuzamu ati yego. Tommy rero yaramubwiye ati n'ikindi gihe sinzongere gutinda ku muryango kuriya, kuko indi nshuro tuzabonana. Tommy yaragiye yinjira mu nzu, ariko akimara kwinjira mu nzu yahise yumva umubavu wa Jeremy hano muri salo. Yatangiye kwihumuriza ati ibyo ngibyo ndi kumva ni ibiki? Naho Ariane ati ibyo uri kumva ni amafunguro nateguye mu gikoni, naguteguriye ya mafunguro ukunda. Tommy ati sibyo ndi kukubaza, ndashaka kumenya uri kumwe nande hano? Naho rero Ariane wari ufite ubwoba ariko ari kugerageza kwihagararaho ati ndi kumwe nawe, hari undi muntu se turi kumwe hano? Tommy ati ndashaka kumenya Jeremy ari hehe? Ari hano ndabizi, ndi kumva umuhumuro we. Naho Ariane ati oya rwose ntawe uhari, kandi sinakubeshya ubwo ibyo ari byo byose nyine ari iwe. Sinzi impamvu ahubwo uri kumwumva hano,
nyamara Tommy yari abizi neza ko uyu muhumuro ari kumva ari uwa Jeremy. Yatangiye rero kumushaka ahantu hose n'umujinya mwinshi yiruka. Yinjiye rero muri saramanje aho yumvaga neza ko ariho wagira ngo umuhumuro uri guturuka, nyamara Tommy niho yari Jeremy niho yari ari, ariko nyine yari yikinze ku gikuta yagifasheho neza ku buryo nyine utari no kubasha kumubona. Tommy yaramushatse maze aramubura, ariko aravuga ati ari muri iyi nzu byanze bikunze. Yatangiye kujya mu byumba byose rero, mu madushe nahe hose azenguruka areba ko yaba yihishe, nyamara bakimara kubona agiye kwinjira mu byumba, Jeremy yahise ava ahantu yari yihishe maze ahita asohoka yiruka, aragenda ajya hanze. Bose bahise biruhutsa, yaba umuzamu umutima wari uhagaze, yaba Liliane byasaga nk'aho umutima wenda kumuca mu kanwa neza neza, kuko ntabwo yumvaga ubusobanuro yaza guha Tommy aramutse abonye ko Jeremy yari ari hano. Nyamara Liliane yabaga arengana, yabaga yabirwanyije rwose, ariko nyine uko Tommy yamenyaga yuko Jeremy yari ari hano yatekerezaga ko hari izindi gahunda bakoze, nyamara byabaga ari imiserero gusa, kuko rwose Liliane nta nubwo yifuzaga nawe kubona Jeremy. Tommy rero amaze kuzenguruka ahantu hose akamubura, yagarutse muri salo ati mbwira ahantu Jeremy ari. Sinzi ukuntu yarebye ku muryango ujya mu gikari maze abona hararangaye. Yahise amubwira ati hari ahantu se ninde wahafunguye ko numvise urugi ruvuga ndi mu cyumba? Naho rero Ariane ati hoya, nta muntu rwose n'umwe wigeze akora kuri iyi miryango. Tommy rero we yarabibonye rwose ko hari ikintu cyabaye. Ni kwa kundi nyine umenya ko umuntu yakwibye ariko ukayoberwa ahantu yaguhishe. Tommy nawe yarabibonaga ko hari ikintu kitagenda neza, ariko nanone yari amaze kubura gihamya neza neza. Yarongera asubira mu cyumba maze Ariane arongera ariruhutsa ati nukuri Jeremy, wagira ngo rwose Satani yamuntumyeho. Uyu musore azankorera ishyano neza neza, azansenyera nubwo yarangije kunsenyera, ariko n'akari gasigaye nako rwose ndabona azakarandura. Mu kanya gato rero Ariane yasanze n'ubundi Tommy mu cyumba maze aramubwira ati mukunzi, ni ukuri ntabwo rwose Jeremy yari ari hano. Uyu musore rero wari ufite umujinya wari wamurenze, yahise ahaguruka maze atangira kumubaza ati hanyuma ari hehe? Hano se niba atari uhari hari inde? Ndabizi neza ko yari ahari, ahubwo ndifuza kumenya ahantu wamuhishe. Ariane ati woya nukuri ntawe uhari. Tommy yahise amufata mu ijosi maze atangira kumuniga, ubona ameze nk'umuntu wataye ubwenge, nk'umuntu nyine udafite kontrole. Yaramunize kugeza igihe uyu mukobwa yikubise hasi, n'ubundi Tommy akomeza kumuniga. Byageze aho rero amera nk'umuntu uheze umwuka, maze amaboko aragwa nyine amera nk'aho apfuye. Tommy rero yabaye nk'uwikanga maze aramurekura. Yatangiye kumukoraho ahantu hose, yumva rwose ameze nk'aho yapfuye. Yaterura akaboko yakarekura kakagwa nk'igiti. Yatangiye gutekereza ati ndamwishe, karabaye noneho ndabigenza gute? Mu kanya gato cyane yahise atekereza ati ariko ngomba gushaka ukuntu ndi bumushyingure, maze bikaba birananyorohereje, akaba mviriye mu buzima. Ahubwo ndashaka ahantu mushyingura ku buryo nta muntu n'umwe uzigera amubona. Uyu musore byasaga nk'aho yahaza Ariane mu buryo rwose atabasha gusobanura. Yatangiye rero kumuterura kugira ngo nyine ajye kureba aho ajya kumujugunya. Wabonaga rwose yafashe n'umwanzuro, ubona bisa nk'aho ahubwo yishimye kubera ko nyine amuviriye mu nzira. Akimuterura rero Ariane yahise yitsamura maze amera nk'umuntu n'ubundi ukangutse. Tommy rero yahise amujugunya hasi maze ahita amubwira ati ariko imboga mbi we, ntabwo ziva mu nkono koko? Urongeye kandi uragarutse? Natekerezaga ko upfuye, numvaga nishimye ko nibura ugiye kumvira mu buzima. Ariane acyumva ibi bintu yarikanze, yaramubaje ati none se uranyanga kuri urwo rwego? Naho Tommy ati yego, kuko ubu tuvugana nari ngiye kugushyingura aho umuntu n'umwe atazigera kubona. Nagusabye kumvira mu buzima ku neza, narabikubwiye ko rwose bizarangira uhavuye uri umurambo. Ariane rero yarumiwe, ntabwo yari azi ko Tommy amufitiye urwango rungana gutya. Uyu munsi rero Ariane
ntabwo yigeze abasha kuryama ngo asinzire kuko yari afite ubwoba, yari ahangayitse, yari ari gutekereza cyane rwose bikomeye. Hanyuma rero umunsi wakurikiye, mama wa Tommy yazindutse aza kubareba kubera ko yari ahangayikishijwe n'umuhungu we, dore ko nyine Tommy yari yarahamagaye iwabo mu cyaro maze ababwira ko atakizanye umukazana kandi nyamara bari baramaze kumwitegura. Mama we rero yarahangayitse cyane, dore ko yanahamagaraga Tommy maze ntiyitabe telefone. Yahisemo rero kuza mu mujyi kugira ngo arebe uko umuhungu we yaba ameze. Nyamara uyu munsi rero yaraje maze agikomanga, Tommy yarasohotse maze aramusuhuza ati none se mama, kubera icyo utigeze umbwira yuko uri buze? Naho mama ati ntabwo nari kwirirwa mbikubwira kubera ko nari mpangayitse, nari nje kureba niba umeze neza. Urabona ko wahinduye gahunda mu buryo butunguranye, ntiwaza kutwereka umukazana? Ubwo rero naketse ko hari ikibazo kandi gikomeye. Tommy ati byarahindutse rwose kandi ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yahindura gahunda. Ubwo rero ibyari ubukwe byo rwose ntabwo bikibaye. Mama we ati kubera iki se ubukwe butakibaye mwana wanjye, habaye iki? Naho Tommy ati nzaba mbikubwira ariko nyine ntabwo bukibaye. Akivuga gutya rero Ariane yahise asohoka kuko yumvaga abantu bari kuvuga hanze, maze ahita asuhuza nyine uyu mumama mu kinyabupfura cyinshi. Naho rero uyu mumama yaramwitegereje maze ahita abaza Tommy ati hanyuma se ni uyu nguyu? Tommy ati ndetse. Mama ati umukazana wanjye ari we fiance wawe. Naho Tommy yitegereje Ariane amurebana iseseme, amureba guhera ku kirenge kugeza ku mutwe, nta kintu na kimwe arasubiza mama we. Mama we ati mbwira, ni uyu nguyu? Tommy ati uyu nguyu mama, Imana imundinde, Imana rwose imunyuze hirya. Mama we rero yarikanze. Tommy yahise yinjira mu nzu maze asiga mama we ndetse na Ariane bahagaze hanze. Mama we rero yahise agenda asuhuza Ariane amuhobera ati ariko se mwana wanjye umeze neza? None se si wowe mukazana wanjye? Ko numva rwose wagira ngo ijwi niryo najyaga numva kuri telefone. Mbabarira umbwize ukuri, ufitanye ikibazo se n'umuhungu wanjye? Ko ndeba rwose wagira ngo hari ibitagenda. Naho rero Ariane ati mama, ni inkuru ndende cyane ntabasha kukubwira kano kanya, dore rwose nibwo mukigera hano, ahubwo mubanze mujye mu nzu tubakire, ahari nimumara kuruhuka dushobora gufata umwanya maze tukaganira. Naho rero mama wa Tommy ati gusa nyine mwana wanjye, hagati aho ndakwishimiye, uri mwiza, uratuje, mbese wihangane niba hari ikibazo gikomeye kiri hagati yanyu, ariko nta kibazo, uraza kunganiriza mu kanya gato rwose, numva nifuza kumenya buri kimwe cyose. Mama we rero yicaye muri salo yabajije Tommy ati none se muhungu wanjye, ni ikihe kibazo gihari hagati yawe na fiance wawe? Ko mbizi ko rwose wamukundaga, ndabizi neza amagambo wajya kumubwiraho, numvaga mfite amatsiko yo kumureba kubera urukundo wari umufitiye. Hanyuma habaye iki cyatumye umurakarira? Tommy rero yaramubwiye ati ibintu byabaye sinzi ko rwose nabikubwira kano kanya, gusa menya ko uriya mukobwa atari mwiza kuri njyewe, ndetse rwose ntaniteguye gukora ubukwe nawe. Ibintu byose ko byararangiye, sinkimukeneye mu buzima bwanjye. Mama we ati ariko ni iki kintu yaba yaragukoreye ku buryo tudashobora kwicara ngo tubishyire ku murongo nk'abantu bakuru? Tommy ati ntacyo kujya ku murongo gihari, kubera ko wambaye urukweto niwe umenya aho ruri kumurya. Ubwo rero njyewe ndi muri iki kibazo, ni ngenzi uko kimpangayikishije. Uriya mukobwa sinkimushaka mu buzima bwanjye, ntabwo rero nkeneye ko dukora ubukwe, byararangiye rwose, sinkimukeneye. Mama we yarikanze. Nyuma y'umwanya munini rero mama wa Tommy amaze kuruhuka, noneho yafashe nyine Ariane maze bajyana hanze. Yaramubwiye ati mukobwa wanjye rero, ndifuza ko rwose tuganira, ndifuza ko wanyibwira maze tukamenyana. Ariane rero yatangiye amubwira aho avuka ndetse n'ababyeyi be, atari ko nyine nta mubyeyi n'umwe ugihari kubera ko bose bavuye mu buzima. Mama rero wa Tommy akimara kubyumva yaramubwiye ati komera mukobwa wanjye, gusa nyine ndahari, ntuzajye wiheba, uzajye umbona nka mama wawe. Ariane ati murakoze cyane. Mama wa Tommy rero yakomeje amubwira
ati ndashaka ko ukomeza kumbwira byose uko wahuye na Tommy. Ariane ati urabyumva nyine nta babyeyi nagiraga, hanyuma rero nari mfite akantu k'akaduka gatoya nacururizagamo, gusa nyine kari kantunze mbere y'uko menyana na Tommy. Tukimara kumenyana rero twarakundanye ibintu bigera kure, hanyuma kubera ko twari turi gutegura ubukwe yansabye ko naza nkamwegera kugira ngo tubutegure turi kumwe. Nuko nyine naretse aho hantu nacururizaga maze nza kuba hano. Mama we ati ariko ushobora kuba rwose ukunda umuhungu wanjye cyane, kuba waremeye no kureka ako kazi kawe kugira ngo ukunde uze umwegere. Ariane ati ndamukunda n'umutima wanjye wose, noneho ikirenze kuri ibyo kandi yampaye indi mpamvu ituma mukunda kurushaho. Mama wa Tommy rero yari afite amatsiko yo kumenya iyo mpamvu. Ariane yahise amubwira ati ndatwite kandi inda ntwite ni iya Tommy. Mama wa Tommy rero akimara kumva ibi ngibi yahise nyine yitegereza cyane Ariane ati uratwite mwana wanjye, nditegura kuba nyogokuru w'umuntu. Naho Ariane ati yego. Uyu mumama rero yatangiye kumubwira ati ndishimye, ni ukuri urakoze mwana wanjye, nshimye Imana ko umuryango wacu wongereye, nabyaye umwana umwe gusa, nifuzaga abana benshi ariko ntibyakunda. Hanyuma rero ibyiringiro nari nsigaranye byari uko nyine nzabona abuzukuru, none ndumva batangiye kuza, ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Umbwiye inkuru nziza kandi rwose wumve ko ngushimiye. Yabivugaga ari kumukora mu maso amuhanagura nyine uturira, kubera ko uyu mukobwa yari ari no kurira, nyamara uyu mubyeyi yari amwishimiye, ubona amukunze rwose, ubona amunezerewe. Mama wa Tommy rero yabajije nanone Ariane ati hanyuma se ko numva rwose ubundi biri hagati yawe na Tommy ari byiza gusa, ari byo kwishimirwa ndetse ari byo kuba mwakabaye ahubwo mwigize imbere ubukwe, hanyuma kubera iki nyine ibintu noneho bisa nkaho bitari kugenda neza? Ariane rero yatangiye kubwira mama wa Tommy byose nta na kimwe amuhishe, amubwira ukuntu yaje kwisanga umu ex we ari inshuti ya Tommy, ariko ko ibi bintu byose atari abizi, ndetse rwose ko yabimenye umunsi yabonye uyu musore aje. Yamubwirira ukuntu Tommy we yabigize ibintu biremereye, ndetse agatangira gutekereza ko atabyihanganira, ko rero aricyo kiri gutuma yumva batakabaye bakomeza ubukwe. Mama wa Tommy yarumiwe ati ubwo si ibyo bintu umuhungu wanjye yabikora, ko numva ngiyewe se nta kosa ririmo. Hanyuma se kuba mwarakundanye muhashize hari ikibazo kibirimo? Ikibi ni uko mwari kuba mukundana ubu ngubu uziranye n'umuhungu wanjye, ariko ngiye ndumva ibyo ahashize atakabaye abiguhora. Sinzi impamvu ibyo bintu ahubwo byaba byaramurakaje. Ubwo se umuhungu wanjye yaba atekereza atya koko ko atari uko namureze? Ndumva ngiyewe ahubwo bimbabaje ndetse cyane. Ariane rero yakomeje abwira mama wa Tommy ati ni ukuri ndakurahiriye nk'umubyeyi wanjye ko ntigeze nongera no kubonana n'uriya musore nyuma y'uko maze kumenyana na Tommy, ku buryo ntari nzi rwose n'aho aba. Natunguwe no kumubona hano, kandi nkunda Tommy n'umutima wanjye wose, ndamukunda cyane ku buryo ntashobora kumuca inyuma, ku buryo ntashobora kumureka, kandi nta n'undi muntu n'umwe nakugera amusimbuza. Mama wa Tommy ati ndakwizeye umukobwa wanjye, kandi nanone ni wowe rwose mukazana namwifurizaga, kubera yuko ndumva ngiyewe rwose nta kosa na rimwe ufite. Umunsi wakurikiye rero nk'ibisanzwe, Tommy akimara kujya ku kazi, Jeremy yarongeye kandi agaruka hano muri runo rugo. Nta nubwo yari azi yuko mama wa Tommy ahari. Yaraje rero arinjira nk'ibisanzwe, gusa mama wa Tommy yari yibereye mu cyumba. Naho rero Ariane yakubise amaso uyu musore, maze noneho yumva agiye gusara. Akimubona gusa yahise atangira kumuhondagura ati noneho ndakwica, kubera ko n'ubundi ahantu ngeze rwose nta n'impamvu yo gukomeza kwihanganira. Kubera iki uba ukomeza kuza kunyangiriza ubuzima? Kubera iki uza kunyangiriza urukundo? Narabikubwiye ko nkunda Tommy n'umutima wanjye wose. Urashaka iki wa muhungu we? Ko nagusabye ko watuvira mu buzima, kubera icyo ukomeza kubahuka umugabo wanjye? Naho rero Jeremy atariko ndagukunda urabizi, hanyuma rero nje kugukura muri ibi bibazo byose urimo. Ndifuza ko twakwigendera tukava hano, kubera ko ndabizi neza yuko Tommy agufata nabi, n'umuzamu yarabimbwiye kutabayeho neza, kandi si ibyo nkwifuriza.
rero ndifuza yuko twava hano maze tukigendera. Naho rero Ariane yahise yongera afata ikintu cyari kiri hano ku meza maze atangira kumuhondagura ati ndakwiyicira, uyu munsi sinshobora kuguha amahoro kubera ko ungeze ahantu ntiwumva, niba barakuntumye wazagiye ukababwira yuko wambuze. Nyamara ibi byose byari biri kubera ahangaha, mama wa Tommy yari ari kubireba ari muri etaje, ariko nyine nta wundi muntu n'umwe wari wamubonye. Mu kanya gato rero wagira ngo rwose sinzi ikintu cyabwiraga Tommy ko Jeremy aje hano. Yahise nyine yinjira, akinjira rero yabonye n'ubundi umuzamu ameze kwa kuntu aba afite stress nyinshi. Yahise amubaza ati mbwira hano habaye iki ko ndeba wagira ngo hari ikibazo. Naho uyu muzamu ati boss, wa mugabo nyine wise rya tungo rimoka ari hano, ari mu nzu. Naho rero Tommy yahise amubaza ati Jeremy ari hano? Umuzamu ati yego. Tommy rero yahise afungura butu maze abakuyemo cya cyuma nyine bashyirishamo amapine, agishyize inyuma mu ipantaro, aracyambaye nyine akirengejeho umupira maze ahita yinjira. Akigera muri salo rero yahise atangira gukoma mu mashyi ati wagarutse, waje kureba umugore wawe, mbese uba wabimenye ko ntahari maze ukaburaje. Naho rero uyu musore Jeremy yaramubwiye ati ariko wakoroheje ibintu ko n'ubundi nyine utakimushaka kandi ukaba ubizi yuko mukunda, ubundi wampaye umugore wanjye, kubera iki utari kumumpa? Akivuga ibingibi rero Tommy yabaye nk'usara neza maze ahita akuramo cya cyuma, yatangiye kukimukubitisha kandi noneho yakubitaga mu mutwe, wabonaga ameze nk'aho nta controle ku buryo yari no kumwica. Mama we rero yahise amanuka yiruka kubera ko iyi filime yose yari yayirebye kuva igitangira kugeza kano kanya. Yahise aza maze afata umuhungu ati have rwose utica umuntu, urumva se ukeneye kumwica? Naho rero Tommy ati dore mama, ibyo ntakubwiye rero ni ibingibi, umugore wanjye ni ikirara rwose, arigurisha. Reba nawe ukuntu yinjiza abagabo mu nzu. Uyu nguyu ni inshuti yanjye magara, ariko tekereza ko buri gihe iyo ngiye ku kazi uyu nguyu ahita aza hano maze bakaba bagiye muri gahunda zabo. Uyu munsi rero ndabicana bose, nta n'umwe ndi busige. Mama we ati have mwana wanjye wihubuka, kuko byose nabyiboneye n'amaso yanjye. Ibyo uri gutekereza siko bimeze, kubera ko ntabwo umugore wawe aguca inyuma. Umugore wawe rwose nta gahunda n'imwe afitanye na Jeremy. Uyu nyine mushuti wawe niwe ahubwo uba uri gushaka ko nyine bajya mu rukundo. Ariko Ariane nabyiboneye ukuntu yamuhondaguye akinjira, nayumvise amagambo yose yamubwiye ko atamushaka, atamukeneye mu buzima, atifuza ko yakomeza kumusenyera urugo, ndetse adashaka ko akomeza kugusuzugura. Ibintu byose yamubwiye nabyumvise. Ariane rero ararengana rwose, nta ruhare na rutoya afite, ndetse nta nubwo akundana n'uyu musore. Ndashaka kukubwiza ukuri ko ibyo n'uyu musore ari iby'ahashize. Uyu musore ahubwo niwe ufite ikibazo kandi gikomeye. Tommy rero ntabwo yabyumvaga, yabwiye mama we ati oya rwose ntabwo Ariane mushaka hano, uyu mukobwa ntabwo muzi, wowe uri kumuvugira ariko ntabwo muzi. Iyi ngiyi ni shitani igenda, ndashaka kumubona yansohokeye mu rugo. Mama we atuzi n'ikindi, ntabwo azahasohoka. Uyu ni umugore wawe, atwite umwana wawe, ugomba rero gukora ibishoboka byose ukabitaho bombi kuko n'abawe. Ibyo gusohoka hano byo ntabwo birimo kandi ubyibagirwe. Naho rero Tommy ati none se mama, ugiye kandi gutuma tubana ku ngufu? Nizere ko ubizi neza ko urugo rutubakishwa n'ingufu. Mama we ati oya ntabwo ngiye gutuma mubana ku ngufu, ariko uyu ni umugore wawe. Naho rero Tommy ati oya rwose ntabwo ari umugore wanjye. Mama we ati yabaye umugore wawe wa munsi umutera inda, uriya munsi yari yamaze kuba umugore wawe. Ugomba kumwitaho rero kuri buri kimwe, ugafata inshingano nk'umuntu w'umugabo. Tommy yatangiye kubwira mama we ati ariko mama, ndabona wagira ngo nawe ibyishimo byanjye ntacyo bikubwiye, uri gushyigikira uyu mukobwa, wagira ngo usanzwe umuzi. Kubera icyo utari kunyumva, simushaka, sinkimukunda, sinkimukeneye mu buzima bwanjye, nta nubwo nkeneye kumureba, ndashaka ko amvira mu rugo gusa. Mama we ati mu ijambo rimwe ntabwo azigera hasohoka. Tommy rero yarivumbuye maze aragenda. Naho rero uyu mukobwa yasigaye ari kubwira mama wa Tommy ati rega mama, Tommy yaranyanze burundu, tekereza ko noneho
anyifuriza no gupfa, uzi ko yanize maze agatekereza ko napfuye, ngakanguka ari kuvuga ko agiye kujya kunshyingura ahantu nta n'umwe uzigera mbona. Mama we yarumiwe, yumvise rwose ibintu bikaze, ariko yabwiye Ariane ati komera mukobwa wanjye, komera mukazana wanjye, ndagukunda kandi nkuri iruhande, ntugire ikibazo kubera ko ndagushyigikiye, nta kintu kimwe kizakubaho, humura. Ikindi kandi ndakomeza kuganiriza umuhungu wanjye kugeza nyine yongeye kugaruka ku murongo, kuko ndabona wagira ngo rwose ameze nk'aho yamaze gusara. Umunsi wakurikiye rero mama wa Tommy yagiye ku isoko, maze Tommy abonye neza ko mama we adahari, yahise afata varize ya Ariane, maze nawe aramufata aramusohora ayijugunya imbere y'umuryango, ati mvira ahangaha niko mvuze kuko sinshaka kukubona. Ariane yapfukamye hasi ariko musaba imbabazi, ati mbabarira, nibura niba utanankunda bikorere umwana wawe. Naho rero Tommy ati uwo mwana ntabwo ari uwanjye, dore ko yamuvugaga nyine mu kizina kibi rwose. Muri kano kanya rero kubw'amahirwe mama wa Tommy yarinjiye avuye ku isoko, ati hano habaye iki? Naho rero Tommy ati uyu mukobwa agomba kumvira mu rugo, simushaka mama, sinzi impamvu mbivuga ntubyumve, ariko uyu mukobwa simukeneye. Mama we ati wibeshye, ndavuze ngo fata varize ye maze uyisubize mu nzu. Tommy ati ntabwo bishoboka, ntabwo yansubirira mu nzu. Mama rero wa Tommy yahamagaye umuzamu, ati ngwino uterure iyi varize maze uyisubize mu nzu. Uyu muzamu rero yatinye kuyikoraho kuko yari azi ko rwose Tommy ari intare y'inkazi. Mama we rero abonye umuzamu yabitinye, yahise ayiterurira maze abwira Ariane ati subira mu nzu ugira vuba. Tommy rero yahise amufata akaboko aramukomeza, ati ntabwo nshaka ko nyinjirira mu nzu. Naho rero mama wa Tommy yafashe Tommy aramubwira ati ntiwongere kunkoraho, sinongere no kubona akaboko kawe iruhande rwawe. Yaramusunitse maze ahita afata Ariane ati yinjirire. Ariane yarinjiye, mama wamutwaza varize maze barongera basubira mu nzu. Tommy rero yabonye ibintu bikaze maze ahita afata telefone, yahamagaye papa we ati papa, ndagushaka hano byihutirwa kuko mfite ibibazo ntabasha kwihanganira, kandi nukuri nutaza nshobora gukora ibara maze bakamfunga, ndagushaka byihutirwa. Papa we yumvise ko ibintu rero bikomeye, nta gutinda rwose yahise afata utwenda tworoheje maze nawe ahita atega aza hano mu mujyi. Papa we rero akigera hano bicaye muri salo bose maze batangira kuganira. Tommy rero yamubwiye ibibazo byose afite, nyamara mama we nawe avuga ibitandukanye, ati umuhungu wacu sinzi impamvu rwose ari gukomeza ibintu, uyu mukobwa ibyabaye yarataramenyana nawe. Papa we ati birumvikana ko bari bataramenyana, ndanabyumva rwose ko ikosa atari irya Ariane, ariko nanone ntabwo tugomba guhatiriza umuhungu wacu gushakana n'umuntu adashaka. Icyo tugomba kucyubaha kuko ibyo ni ubuzima bwe bwite, agomba guhitamo uwo ashaka, ntabwo rero rwose twamumuhatira. Mama ati oya, agomba gushakana na Ariane, Ariane atwite umwuzukuru wacu, gute se uyu muhungu yamwanga yaramaze no kumutera inda? Uyu mwana ni imfubyi, nta babyeyi agira, nta hantu ho kujya agira, ni gute rero umuhungu wacu yamutererana? Tommy ati ariko mama, ninde wakubwiye ko ngiyewe ndi ikigo cy'imfubyi? Hanyuma se ngiyewe nshinzwe imfubyi zose? Ntabwo rwose ibyo bindeba, azajya aho ashaka, n'ubundi mbere y'uko duhura yari afite aho aba, azasubireyo. Naho rero mama we ati hanyuma azasubira yate ko noneho ubu ngubu wabagize babiri kandi yarahabaga ari umwe? Kubera ko ibyo bintu utari kubyumva. Mama nyine wa Tommy yari ari ku ruhande cyane rwose rwa Ariane, dore ko yari yarakunze n'uyu mukobwa cyane. Yabwiye rero papa wa Tommy ati mugabo wanjye urabizi ndagukunda cyane, ariko nanone ntabwo rwose twatererana uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni umwana mwiza, aratuje, aritonda. Iminsi tumaranye ngiye maze kubibona rwose ko atari umuntu mubi habe na gatoya. Uyu niwe ukwiye kwitwa umukazana wacu, noneho kandi aradutwitiye. Gute uyu muhungu rero yamureka? Mama nyine wa Tommy yakomezaga guhata ibibazo Tommy ndetse na papa we, ariko papa we ati byose ndabyumva neza cyane, ariko icyo ntumva ni ukuntu nyine twahatiriza umuhungu wacu ko ashaka umuntu atari gushaka. Ubwo rero urubanza rwari rwabaye rurerure rwose, dore ko hari habuze nyine utsindwa n'utsinda.
Tommy rero we yabonye ibintu bikomeje kwanga maze yigira inama yo kugenda agashaka undi mukobwa akamuzana muri runo rugo kugira ngo abashe kubabaza neza cyane Ariane. Yaragiye rero ashaka umukobwa nyine amwigiraho rwose nk'aho bakundana, arangije aramuzana. Hanyuma bageze hano mu rugo basanze nyine abandi bari muri salo, bakibona ari kumwe n'umukobwa barahagurutse bose kuko nyine bari batunguwe. Naho rero Tommy yatangiye nyine gupresenta uyu mukobwa ati uyu ni mama wanjye, uyu ni papa wanjye, naho rero uriya wundi ni umukozi wa hano mu rugo. Bose barumiwe maze bararebana kuko rwose barikanze. Yahise ababwira rero ati uyu umukobwa mureba ni umukunzi wanjye, ndakeka kandi mwese mumwishimiye kubera ko uyu nguyu nyine niwe nahisemo. Papa we rero we wabonaga nyine ameze nk'aho abishyigikiye, ariko mama we yari yumiwe. Baragiye rero bicara muri salo nta muntu n'umwe uvuga. Bakomeje rero nyine kwicara ahangaha, maze mu kanya gato nyine wa mukobwa wari waje azanye n'amavarize yaragiye nyine ajya mu cyumba cye. Naho rero mama wa Tommy yamusanze mu cyumba maze ahita amubwira ati rero rwose mukobwa wanjye ndashaka kukuganiriza kubera ko ibintu umuhungu wanjye yakubwiye ntabwo ari ibya nyabyo rwose, yakubeshye. Uyu mukobwa ati bimeze bite se? Naho rero mama wa Tommy ati urabona ukuntu nyine umuhungu wanjye yakubwiye ngo uriya mukobwa wasanze hano ngo ni umukozi wo mu rugo, ati yakubeshye rwose, uriya ni fiyanse we ndetse bari hafi gukora ubukwe, ikirenze kuri ibyo aramutwitiye. Sinzi rero impamvu nyine yakubeshye, hari ibyo batumvikanye ariko nyine ntabwo bivuze yuko batakiri mu rukundo. Uyu mukobwa akibyumva yahise avuga ati oya, ibyo bintu Imana ibindinde, ibicishe kure rwose, ntabwo ndi umuntu usenya ingo z'abandi, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Kubera iki se atigeze abimbwira? Ntiyigeze ahingutsa na gato ko hari undi mukobwa afite mu buzima bwe, noneho ko hari n'uwo yateye inda? Ntabwo rwose ibyo bintu yigeze abimbwira. Mama rero wa Tommy ati ngiwe nari nje kukuburira kuko ndabona ko ukiri mutoya, uri umwana w'umukobwa ufite ejo heza, nagira ngo nyine nkubwize ukuri kuri buri kimwe. Niwumva waguma hano uhagume, ariko niwumva ukwiriye gukuramo akawe karenge ugakuremo rwose, kuko hano nta mwanya uhafite, kandi nuramuka uhagumye ukirengagiza ibintu nakubwiye ndabizi neza kuzicuza, ariko nyuma ntuzangaruke hurira ngo umbwire ko ntakubwiye, kuko rwose nkubwije ukuri. Uyu mukobwa ati none se mama wangira inama yo gukora iki? Mama ati inama nakugira ni imwe, genda bucece maze ufate ibintu byawe ubundi uzinge wigendere, kubera ko hano rwose ntabwo ari ahantu heza kuri wowe. Uyu mukobwa mu bwoba bwinshi yahise agenda arongera utuntu yari yakuye muri varize arongera adusubizamo, ariko bika rero yagiye kubona abona nyine Tommy araje. Ati wowe se ugiye hehe? Naho rero uyu mukobwa ati genda wamubeshyiwe, kubera iki se utigeze umbwira ko ufite umugore ndetse unatwite? Umubeshyi gusa, indyarya mbi. Tommy rero yahise areba mama we, maze mama we ahita amubwira ati yego rwose namubwije ukuri kwa buri kimwe, nizere ko kuba navuze ko ufite fiyanse aribyo ntaho nabeshye, kandi kuba navuze ko fiyanse wawe watwite nabyo ntaho nabeshye, kuba navuze ko rero atari umukozi ari fiyanse nabyo nta kinyoma kirimo. Kano kanya rero Tommy yumvise nyine bimubabaje, ariko uyu mukobwa we yahise akomeza maze arisohokera arigendera. Uyu mugoroba rero mama wa Tommy yicaranye na papa wa Tommy, maze mama wa Tommy atangira kumuganiriza. Yamubwiye rero buri kimwe cyose ku bintu byabereye hano. Nanone yarongeye abimusubiriramo, maze amubwira ko nk'ababyeyi nta kintu baba bari gufasha umuhungu wabo baramutse rwose bamushyigikiye mu mafuti, cyane cyane ko uyu mwana w'umukobwa nta kosa yakoze, kubera ko uyu musore nawe nyine afite ahahise he nk'abandi basore bose. Yakomeje gusobanurira rero papa wa Tommy, nawe bigeraho maze rwose arabyumva. Hanyuma rero bafashe umwanzuro ko nyine umunsi uri bukurikire bagomba gutaha. Bwarakeye rero maze bicaza nyine Tommy ndetse na Ariane. Papa rero wa Tommy yaramubwiye ati muhungu wanjye rero ndakeka nyine ngomba gusubira mu rugo. Tommy ati ariko papa usubiyeyo nyine udakemuye ibibazo mfite muri runo rugo, kubera ko uyu mukobwa simushaka hano? Papa ati ibyo nabyo turabivugaho, ariko njye na mama wawe twaraye tugiranye ikiganiro kirekire, hanyuma rero
twasanze uyu mukobwa mutagomba gutandukana kubera ko uyu mukobwa ntabwo yigeze guca inyuma, uyu mukobwa nta kosa afite habe na mba, kuba yarakundanye n'umusore ntabwo yarazi ko ari inshuti yawe, kandi rwose nta n'ikosa ririmo kuba afite umu ex kuko nawe ufite ahawe hashize. Hanyuma se wowe uyu mukobwa niwe wa mbere mwamenyanye? Yaratangiye rero areba ukuntu nyine, kuko yumvaga ko ari byo koko. Papa ati rero twabitekerejeho dusanga uyu mukobwa agomba kuguma hano kuko atwita umwuzukuru wacu, nawe rero ugakomeza ukamwitaho. Turabizi neza yuko uko muzagenda muganira bizageraho maze ukongera ugasubiza ubwenge ku gihe, ukamenya ko uyu ari we umugeni ugukwiriye, ari we mukazana twifuza. Gusa nubwo ibi byose bari bari kubibwira Tommy, wabonaga Tommy we bisa nkaho rwose atari kubikozwa, atari kubyumva nyine. Bakomeje kumusobanurira rero, maze mama wa Tommy abwira Liliane ati mwana wanjye, uru ni urugo rwawe, iyi nzu ni inzu yawe, uramenya utazayisohokamo, ntiwambwiye ko ukunda umuhungu wanjye? Naho Ariane ati ndamukunda cyane rwose. Mama rero wa Tommy ati hanyuma niba umukunda uzarwanirira urwo rukundo, uzahagararira ikigabo, uramenye utazafata varize ngo urasohoka hano, kubera ko aha niho umwuzukuru wanjye agomba kuzavukira. Aha ni iwawe, nta muntu ugomba kuhagusohora, nta n'umuntu ugomba kuhagusimbura. Ndahari kandi ndagushyigikiye. Yahise rero anabwira Tommy ati Tommy uzibeshye maze ambwire ko waba wamukojejeho n'imitwe y'intoki gusa, tuzabonana. Naho rero Tommy yari yacecetse, nta kintu yari ari kuvuga. Yari amaze kubona ko ababyeyi bose noneho bamaze kwiyunga kandi bari kuvuga ijambo rimwe, bombi nyine bari ku ruhande rumwe. Barabaherekeje rero maze barataha. Gusa igitangaje, bakimara gutaha Tommy yasohotse mu rugo nk'utembereye, nyamara yaragiye ntiyagaruka. Icyumweru cyaragiye kirashira, Ariane atarongera guca iryera Tommy, amuhamagara ntamwitabe, yamwoherereza message nawe rwose uyu musore ntiyitabe. Yatangiye rero kwiheba ndetse rwose atangira kugira ubwoba, ariko nanone nta muntu n'umwe yigeze ahamagara ngo abimubwire kuko yabonaga nawe akabije guteza abantu ibibazo. Yaravugaga ati stress zanjye abantu bazageraho banazihage. Hanyuma rero hashize icyumweru n'iminsi ibiri, ubwo nyine Ariane yari ari mu nzu, yagiye kumva yumva hanze umuzamu ari kumuhamagara ati ngwino banguka uze urebe. Yaragiye maze asanga ni Tommy bazanye, ariko yari azanywe n'umudogiteri ndetse rwose ari mu modoka ubona ko apfutse umutwe wose. Bamukuye mu modoka rero, bamuteruye bakuramo akagare maze bamwicazamo. Ariane akibona ibi bintu umutima wamuvuyemo, maze atangira kubaza aba baganga ati ibi ni ibiki, uyu nguyu se yabaye iki? Kandi naho rero abaganga bati yakoze agisida ikomeye, gusa ku bw'amahirwe ntabwo yigeze apfa, ariko nanone uko mureba nyine yicaye muri aka kagare kandi nta n'ibyiringiro by'uko azongera kugahagurukamo, azabana n'ubu bumuga ubuzima bwose. Nyamara muri kano kanya Tommy ntabwo yari ari kuvuga, yari acecetse ubona nta jambo na rimwe ari kuvuga. Baramusunitse rero bamujyana mu nzu, nyamara Ariane we yari ari kurira nk'amarira y'agahinja ati kubera iki Mana wankora ibi bintu, kubera iki ibintu bibi byose ari njye bibaho? Nyamara yamukoraga hati sheri ihangane, komera, ndahari ku bwawe kandi humura rwose uzakira, ngenda byizeye ko ibyo muganga ari kuvuga atari ryo herezo ryawe. Bageze muri salo rero bakomeza nyine kumubwira buri kimwe cyose. Muganga yaramubwiye ati hanyuma ubwo nzajya nza kumugufasha tugiye kumujyana kwa muganga, gusa nyine akeneye kwitabwaho. Ariane rero yaramubwiye ati ntugire ikibazo, ndahari muga, ni umugabo wanjye kandi ndamukunda cyane, nzamwitaho rwose mu buryo bushoboka bwose. Bakimara kugenda rero yahise atangira kubaza Tommy ati none se mukunzi, sinakubaza byinshi kuko nawe ntabyo uzi, ahubwo mbwira inzara irakwishe ngutegurire amafunguro. Tommy ati ndashonje ndenda gupfa, ariko nanone ibiryo bikomeye sinabishobora, nkeneye rwose utuntu tworoshye. Naho Ariane ati mbwira buri kimwe cyose ushaka ndakigukorera. Yaragiye amutegurira amafunguro maze araza aramugaburira. Baraganiriye rero mu gakeya, nubwo nyine n'ubundi wabonaga Tommy ameze nk'umuntu wihebye ukuntu. Umunsi wakurikiye rero bajyanye nyine Tommy kota akazuba, bagiye kubona
babura n'ubundi batazi rwose uko bigenze. Jeremy arinjiye, noneho Tommy nta jambo na rimwe yavuze, yari yicecekeye. Jeremy yahise aza yerekeza aho Tommy yari ari, maze ahita atangira kumubwira ati mbese ni uko wabaye na bwa bwiyemezi bwose usigaye umeze nk'imboga zakubiswe n'umuriro. Ati noneho se kandi kutari kuvuga ko ubundi wajyaga uba wasumbwe n'amagambo, harabura iki noneho ngo uvuge? Cyakoze ndabona nishimiye rwose ukuntu umeze, nizere ko ntacyo kumbwira ufite. Ubu kano kanya ninjye ngiye kuzajya ngukorera inshingano zawe, ngiye kuzajya nkumenyera umugore wawe, kubera ko wowe nyine ntacyo washobora. Muri kano kanya rero Tommy agahinda kari kamwishe, yaramubajije ati none se ni icyo cyonyine cyari kikuzanye? Wari uje nyine kunkinya ku mubyimba? Naho rero uyu musore Jeremy ati ibi bintu nari nabyumvise, ariko ngira ngo ntabwo ari ibya nyabyo, narinje kubyirebera ngo ndebe nyine ukuntu usigaye umeze. Tekereza ko usigaye uri hasi nk'itapi, umuntu yagukandagiraho neza neza akigendera. Yahise rero atangira kubwira uyu mukobwa nyine ati sheri rata, nyine ntabwo ubona ko ari cyo gihe cyo kugira ngo njye nawe twisubirire mu rukundo, kubera ko uyu nguyu ni uwo kugutesha umutwe no kugutesha igihe. Ubu se wakwihanganira kuguma hano maze ukazajya wirirwa wita ku muntu udahaguruka n'ukuntu kose yari yarakwigizeho nabi? Naho rero Ariane wari ufite umujinya mwinshi yaramubwiye ati sinongere kumva wumbura umunwa, ndavuze ngo sohoka hano kandi byihuse. Yahise ahamagara umuzamu ati ngwino umusohora aha, sinshaka kuzongera kumubona uyu musore ukundi. Yahise amubwira ati uzi n'ikindi, gusa hari ikintu ugomba kugenda umenye, nkunda Tommy n'umutima wanjye wose, ndetse nyine nditegura kuzaba mama w'umwana we. Hanyuma rero ibyaba byose yahaguruka atahaguruka, ndamukunda kandi nta kintu na kimwe kizigera kibihindura. Ubwo rero rwose ngira ngo nkumenyeshe ko nta kintu na kimwe cyatuma nongera kukugirira santima cyangwa se nongera kugukunda. Ibyo ni iby'ahashize byararangiye, sinkibuka ko wigeze unabaho. Dore umugabo nkunda ni uyu nguyu wicaye aha mu kagare. Umuzamu rero yahise aza maze asohora Jeremy. Naho rero uyu mukobwa nyine yahise abwira Tommy ati umbabarire mukunzi ku bibaye byose, umbabarire rwose kuba nyine akubwiye aya magambo yose. Humura, ibyo avuze ntabwo ari kumeze, uracyari umugabo, ndakubaha kandi ndagukunda n'umutima wanjye wose. Tommy rero yahise amubwira ati rwose ndakumva cyane, icyiza kandi ndumva ari uko wazigendera, kuko njyewe nabaye umutwaro, ubu ndi umuruho rwose, ndi wo kukurushya. Gusa sinifuza rero ko wazaba muri ubu buzima ibihe byose. Ndifuza kuguha amafaranga maze nyine ukigendera ukajya gutangira ubuzima bwawe, kubera ko njyewe ntacyo nzakumarira, nta nubwo kandi nifuza gukomeza kukuvuna. Ibyo nagukoreye ni byinshi, sinifuza rero n'ubundi gukomeza. Ariane yahise amubwira ati nta hantu na hamwe najya, kuko sinagusiga wenyine, ndagukunda ku buryo niteguye kuba iruhande rwawe. Niyo abandi bose bagusiga, niyo wasigara wenyine njyewe nzaba mpari, kubera ko ni njyewe kukwitaho, ndi umugore wawe, ni inshingano zanjye. Ntuhangayike rwose, ntabwo kukwitaho ari umusaraba kandi nta nubwo ari umutwaro, ni ibintu nkora mbikunze. Kandi humura, uzakira. Ibyo muganga yavuze ndabizi ko bizahinduka. Humura rwose, uzahaguruka. Niyo utahaguruka kandi nzaba mpari ku bwawe, sinagusiga wenyine, nzagukorera buri kimwe cyose gituma wumva umeze neza kandi wumva wishimye. Ndifuza kuzongera kukubona useka, nicyo cyifuzo cyonyine mfite. Tom rero acyumva ibi byose yarumiwe, ukuntu wa mugore nyine yirirwaga abwira amagambo mabi, we nyine atiteguye kumusiga nubwo ari mu bibazo bingana gutya. Tom yarongera amubaza ati ibintu uvuze urumva wabitekerejeho neza? Naho Ariane ati nta mpamvu zo kwirirwa mbitekerezaho, kuko nyine ni uko bigomba kugenda. Tom ati hanyuma rero ndagira ngo ngusabe ikindi kintu gikomeye. Sinifuza ko ibi bintu tuzabibwira ababyeyi, ndifuza ko nyine byaba ibanga ryacu, sinifuza kubakura umutima. Ubwo nyine icyo tugiye gukora, amatelefone yabo tuzajya tuyihorera, ntabwo nshaka ko babimenya. Ariane ati nta kibazo, gusa nanone ntuzigere utekereza kuri wenyine, kuko ndahari ku bwawe, nzagukorera buri kimwe cyose. Nyuma y'iminsi mike rero bari biyicariye muri salo bari gutera story, dore ko nyine bari basigaye baganira nubwo wabonaga Tom atishimye,
atanaseka, ariko nibura baricaraga nyine bakavugana. Hanyuma bagiye kubona babona abagabo babiri barinjiye, barikanze birumvikana, baje babaza bati hano se niho kwa Tommy? Naho Tommy ati yego. Ati murashaka iki? Aba bagabo bati tuvuye kuri banki niyo itwohereje kubera ko inguzanyo wafashe ntabwo rwose ukibasha kuyishyura. Hanyuma rero ugomba gusohoka muri iyi nzu kuko ariyo watanzemo ingwate n'imodoka zawe n'ibindi bintu byose. Hanyuma mu gusohoka muri iyi nzu mufite amasaha make cyane, kandi ikintu cyonyine muzasohokanamo ni imyenda yanyu gusa. Ntimuzatugore kandi kuko ni amasaha 72 ntabwo rwose agomba kurenga. Tommy rero yaracecetse, nta jambo na rimwe yigeze avuga. Abangaba barasohotse baragenda. Naho rero Ariane yahise amubaza ati mukunzi, ibyo bari kuvuga ni ibiki? Tommy yaramubwiye ati turarangiye. Noneho neza neza ndarangiye wese, kubera ko nasabye credit ya $200,000 kandi kuzishyura byarananiye. Ubu nsubiye ku isuka karabaye, nta kintu na kimwe nsigaranye kuko ibintu byose banki igiye kubitwara. Ariane rero yari ari kumukomeza ati humura, humura rwose, iyo umuntu aguye agera aho akongera akabyuka, wihangayika, humura, ibi byose bizashira. Ibi ni ibisanzwe, nta muntu n'umwe mu buzima ujya ugenda ahatambitse gusa, umuntu aranamanuka akanazamuka. Rero wihangayika, iki ni igihe cyawe cyo kuzamuka, ariko bizageraho nawe ugenda ahamanuka, ugenda hameze neza, humura rwose. Naho rero Tommy ati oya ndakeka noneho ari ryo herezo. Ati hanyuma rero ikintu tugiye gukora ni kimwe, ugiye gupakira ibintu byanjye byose, hanyuma nyine ugende unjyane mu cyaro iwacu, ubwo nyine bajye kunyitaho bandwaze, hanyuma nawe ugende nyine urebe ahandi wigira, wikomereza ubuzima bwawe. Ubuzima nibwongera bukagaruka nzaguhamagara. Ariane rero yahise amubwira ati urakeka se ko wajya mu cyaro maze ukagenda wenyine? Ntabwo bishoboka, njyewe sinzigera ngusiga n'umunsi n'umwe, narabigusezeraniye. Niba ari ukujya mu cyaro twese turapakira maze tujyaneyo, kuko ngomba no kuzajya nkomeza nkakwitaho turi aho mu cyaro. Humura rwose, njye sinigeze ngukunda kubera ko nyine wari ufite amafaranga. Oya rwose ntabwo ari uko bimeze, nakunze wowe kandi nyine icyo nifuza ni wowe mu buzima. Sinakugira ngusiga wenyine, rero nzakuba hafi, haba mu bikomeye haba mu byiza no mu bibi, nzaba mpari. Kandi rwose uhumure utuze, niyo ibintu byose byagushiraho, niyo abantu bose bagusiga, njyewe nzaba mpari, nzakuba iruhande, nzagukunda mu bikomeye ndetse no mu byoroshye. Uyu musore rero yaratunguwe ati none se urumva witeguye ko tujyana mu cyaro? Ariane ati cyane rwose, ntabwo wansiga, urukundo rw'ubuzima bwanjye ntabwo rwose narureka, sinakureka ngo nsige. Tommy yarumiwe kubera ko ibi bintu nyine yumvaga ari ibintu bikomeye. Hanyuma rero wa muganga baramuhamagaye kugira ngo aze bamubwire nyine ikibazo bafite, bamubwire ko bagiye kuva hano maze kandi bakajya mu cyaro. Gusa uyu muganga yarababwiye ati nyine mugomba kuzajya mukomeza mukiyitaho, ugakomeza ukajya kwa muganga n'ubundi ukivuza. Iyo rero Ariane yarebaga hirya, Tommy yaramwitegerezaga maze rwose ukabona aratangaye. Yari ari gutangazwa n'ukuntu uyu mukobwa ari kumwitwaraho, ukuntu nyine atari kumuva iruhande, ukuntu ari gukomeza kumwereka urukundo ndetse no kumwitaho nyuma y'ibintu byose yamukoreye. Muganga rero yamaze gutaha, maze nyine Tommy abwira Ariane ati gusa ndakwinginze umbabarire ku bwa buri kimwe cyose nagukoreye, kubera yuko uri umuntu mwiza cyane, ukuntu uri kwemera kumba hafi kandi rwose ubona ko nta muntu ukindimo. Naho Ariane ati oya, uracyari umuntu, uracyari umugabo, uracyari wowe nyine, nta cyahindutse uretse kuba wicaye mu kagare. Hari ikindi kintu na kimwe cyaguhindutseho? Tommy ati yaza kuba ari undi ntabwo rwose aba akindi iruhande. Ariane ati umva ko nyine ari undi, kandi njyewe ntabwo ndi undi, njyewe ndi Ariane. Ngomba rero kukuba hafi kubera ko ndagukunda nk'uko nagukundaga, nta kintu na kimwe kigeze kibihindura. Umunsi rero wakurikiye n'ubundi Jeremy yarongera agaruka, wagira ngo sinzi umuntu wamuhaga amakuru. Noneho yaje ari gukoma mu mashyi yishimye, ari kubyina.
atumva ntabwo mushobora kumva ukuntu ndi kumva mfite ibyishimo kubera yuko uyu munsi noneho rya tungo wajya kunyitirira uyu munsi ni wowe uriryo neza neza, ahubwo wowe uriryo n'ikibwana cyaryo. Naho rero muri kano kanya Ariane yari ari kubwira Tommy ati sheri, noneho ubanza ngiye guhamagara polisi. Tommy ati hoya, mwihorere abanze yimara agahinda, mureke yinigure avuge buri kimwe cyose yumva yifuza kuvuga yishimishe. Uyu musore rero yakomeje nyine kubwira Tommy ati biratangaje ukuntu nta kintu na kimwe usigaranye, namenye rwose amakuru meza ko watakaje buri kimwe. Uyu mukobwa mwiza rero ntabwo ari we wasigarana, ndakeka nawe rwose iyo miruho nyine atayivamo. Narinje ahubwo kugira ngo mutware nongere njye kumuha umunezero, njye kumuha ubuzima bwiza kuko njye mfite amafaranga, njye kumubeshaho ubuzima akwiye. Nyamara Ariane yari ari kumureba ni seseme, yari ari kumureba ubona atazi ikintu yamukorera. Yaramubwiye atumva nkubwire, niyo yaba ari wowe mugabo wenyine usigaye ku isi ntabwo nakwemera. Icyakubwira ko n'umutima wanjye utabona n'akanya na gatoya ko kugushyiramo. Uyu ureba hano ndamukunda kuko sinigeze mukundira amafaranga, narabikubwiye inshuro zose nabikubwiye ntabwo wigeze ubyumva. Aho azajya rero niho nzajya, aho azaba ari nanjye niho nzaba ndi, icyo azarya nicyo nzarya, yaba hari icyo afite yaba ntacyo afite, ndamukunda wese. Ikindi kandi ntutekereze ko nyine kuba ameze gutya ari ryo herezo ry'ubuzima bwe. Ndashaka kukubwira ko ubuzima buzongera bukaba bwiza, njye icyo cyizere ndagifite. Naho rero uyu umusore nyine Jeremy ati va mu byo urimo, ngwino njye kukwitaho kubera ko urabizi ko n'ubundi uri uwanjye. Rekana nyine n'uyu nguyu wicaye mu kagare, urabona uyu nguyu koko hari icyo azongera kwishoboza. Ngwino twigendere njye kukwitaho, urabizi ndagukunda kandi nyine ndagukeneye, ngwino njye kukwihera keya. Yakomeje kuvuga amagambo maze bigeze aho ngaho Tommy umujinya waramwishe, kwihangana biranga, yarasimbutse ahaguruka muri ka kagare maze bamukubise ingumi imwe gusa. Uyu musore yahise aryama. Ariane rero yitegereje Tommy ayoberwa ibibaye kuko rwose byabaye mu masegonda, ariko nyine Tommy aguma ahagaze. Ariane yaramubwiye ati sheri, none se uragenda burya bwose urahaguruka? Tommy rero nawe yahise yireba maze asanga yahagurutse arahagaze. Tommy yahise amubwira ati yego ndagenda kandi rwose ndanahagarara. Ibintu byose wabonye byari planka kubera ko ntagushakaga mu buzima bwanjye. Nifuzaga nyine kumvira mu buzima, nifuzaga gukora buri kimwe cyose kugira ngo ugende, nifuzaga kukunaniza kugira ngo ndebe ko wamvira mu buzima, ariko igitangaje nuko rwose utigeze ushaka kubuvamo. Ariane ati ngo iki? Mbwiza ukuri, ntabwo wigeze ukora agisida? Tommy ati ntayo nigeze nkora. Icyo ni igitekerezo nahawe n'uriya muganga, kuko nyine muganga ni umuntu n'ubundi dukorana, ntabwo ari muganga bya nyabyo. Niwe wampaye rero igitekerezo cy'uko nakora ibi byose, ko rwose nimara kuba ngendera mu kagare ndetse bikaza kugaragara ko nta kintu na kimwe nsigaranye, kuzahita wigendera. Ariane ati none se uravuze ngo na biriya bindi bya banki ni plank? Naho rero Tommy ati cyane rwose, ibintu byose n'ubundi biracyari ibyanjye, gusa ndagira ngo nyine umvire mu buzima. Icyantangaje rero ni uko urukundo nkunda ruri hejuru y'ibyo byose. Naratangaye, gusa nanone byanyeretse yuko unkunda bya nyabyo, ko ahubwo ngewe nakwibeshyeho. Ibyo nakoze ntakabaye narabikoze kubera ko namaze kubona neza yuko Jeremy atari ahazaza hawe, ndetse rwose utanakimukunda, ahubwo ari ahahise hawe. Urukundo rwawe rw'uyu munsi ari ngewe, ari nanjye urukundo rwawe rw'ahazaza. Ibyo rwose narabyiboneye n'amaso yanjye, ndetse urukundo rwawe ndaruhamya kano kanya, nta gushidikanya ngifite. Ikintu kimwe rero nshaka kukubwira nuko nyuma y'ibi byose nanjye nongeye kugukunda no kukwizera, kubera ko nasanze naribeshye. Ndagukunda mukunzi, ndetse ni nawe mugore nifuza mu buzima bwanjye. Wowe n'umwana wanjye ndabashaka, ndifuza kandi kubaba hafi. Sinzongera kubasiga ukundi, sinzongera kubajya kure. Ariane we rero yari yumiwe, gusa
yari ashimishijwe no kuba umugabo we akiri muzima, noneho kandi no kuba nyine amubwiye ko amukunda. Yaramusimbukiye maze aramuhobera, yaramuhobereye yanga kumurekura, ati ndagukunda cyane, gusa ndishimye ko umeze neza, kandi ndishimye nanone ko wongeye kungarurira icyizere, kuko ntabwo nari niteguye kugutakaza, ntabwo rwose nari kubasha kukubura. Ibi byose babivugaga Jeremy akiryamye hasi, ingumi yamuzunguje, ariko nanone yanumiwe ukuntu uburyo bwose Tommy ari muzima, nta kibazo namba afite. Wagira ngo yari ari nko kurota, yari ari gutekereza ko hari ari buze gukanguka, maze akaza gusanga hari Tommy ari ibyanya by'uko agendera mu kagare. Tommy rero yaramubwiye ati ikintu cyantangaje mu bintu byose ni ukuntu wemeye ko tujyana mu cyaro, maze ukanambwira ko ugomba gushaka akazi mu cyaro ugakora kugira ngo ubashe kunyitaho. Biriya bintu byankoze ku mutima, ntabwo ushobora kubyumva, nakabaye nararize, nuko gusa ntashakaga kukwereka amarangamutima. Ariane rero yaramubwiye ati ngiye ngukunda kurusha byose, ibyo nkubwira ni bike ku byo ntekereza, gusa nibakubaza umuntu ugukunda uzatekereze ngiye kuko ndagukunda kurusha byose. Tommy rero yaramubwiye ati nanjye ndagukunda kandi sinzongera kukubabaza ukundi. Ubu noneho twahamagara ababyeyi banjye, maze rwose tukazajya kubareba ndetse tukababwira buri kimwe cyose. Aba bombi rero bari biyunze, ibyishimo byari byose, dore ko nyine Jeremy yahagurutse buhoro maze ahita asohoka aragenda, kubera ko yari amaze kubona ko nta mwanya afite hagati y'aba bombi, ko urukundo rwabo rukomeye kurusha ibintu byose yaba yarigeze gutekereza. Ndetse aka kanya yari amaze kumenya neza koko ko umwanya we ari uwo kuba ex wa Ariane, ko rwose bidashoboka ko azigera yongera kumukunda ukundi. Bahamagaye rero iwabo nyine wa Tommy, maze bababwira ko bazaza kubasura. Ababyeyi barikanze kubera ko bakurikije uko babisize ntabwo bari bazi yuko aba bombi bafata umwanzuro wo kuza kubasura ari babiri. Gusa barategereje ngo barebe ibizakurikira. Ku munsi wo kubasura rero baraje, ibyishimo ari byose, dore ko nyine wabonaga rwose bagenda bafatanye n'agatoki ku kandi. Baricaye maze babwira ababyeyi byose ukuntu byagenze, ukuntu nyine Tommy yagerageje uyu mukobwa umukunda, maze akaza gusanga ariko rukundo rw'ubuzima bwe. Yahise rero abwira ababyeyi be ko rwose ubu ngubu yiteguye ko noneho bakora ubukwe, ndetse ko yamaze kongera no kumwambika ya mpeta yari yaramwambuye. Ati mu minsi mike cyane turifuza ko twategura ubukwe tukabukora bukarangira, maze umwana wacu akazavuka avukiye mu rugo rw'abantu babiri kandi nyine bafitanye isezerano, kubera ko umugore wanjye ndamukunda, siniteguye kuzigera mubura na rimwe, ndetse n'urukundo rwe ankunda nanjye siniteguye kuzigera ndubura na rimwe. Aba rero uko babivugaga ni nako bongeraga bagahoberana, ibyishimo ari byose, ababyeyi nabo bakarebana maze bakamwenyura. Aba babyeyi rero babwiye aba bana ko babishimiye rwose kandi babashyigikiye kuri buri kimwe, ndetse rwose ko bifuza ko nta kintu na kimwe kizongera kubateranya, ko urukundo ari rwo rugomba kubaranga ndetse bagomba gushyira hamwe. Basabye kandi Tommy ko agomba nyine gukunda umugore we n'umutima we wose ndetse n'umwana we, kubera ko yagize amahirwe atagirwa n'abandi kuba yarahuye na Ariane, umukobwa utangaje, umukobwa wihariye, umukobwa mwiza ku mubiri ndetse no ku mutima. Tommy rero yababwiye ko kubw'amahirwe yagaruye ubwenge atarabasha kumutakaza, ko rero noneho ubu yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo atazigera amutakaza na rimwe, ko ari zahabu yifitiye mu buzima kandi yifuza kuyibika ubuzima bwose. Ariane rero yahise abwira Tommy ati ndishimye, niba hari umunsi nigeze nishima mu buzima ni uyu nguyu, gusa ntabwo rwose uzigera wicuza kunkunda. Naho rero Tommy ati nanjye ntabwo nzigera nongera kuguhemukira ukundi, nzagukunda kandi ubuzima bwose. Aba bombi barongeye barahoberana, barafatana, maze amarira atangira kwisuka, ariko yari amarira y'ibyishimo ko bongeye nyine kubona umunezero wabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira.
Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.